Yes, undi munsi andi mahirwe Imana ibitwongeje kugira ngo twongere dukore bya bindi byatunaniye ejo, bya bindi tumaze iminsi tugerageza bikanga, twongere dukosore tumenye ese ni igiki twashyiramo kugira ngo ibintu bikomeze kugenda fresh. Buri munsi rero tuba tugomba kwiga, tuba dukeneye ikintu kidutera imbaraga ndetse kinatwungura ubumenyi buruta ubwo twari dufite ejo, tukaza tukiga amasomo agiye atandukanye narababwiye ngo hano ni ku ishuri. Ikindi kandi ubuzima nyine ni nk'ikinyabiziga uba ugomba gutwara wowe ubwawe kubera ko ni wowe ufite uruhushya rwo gutwara ubuzima bwawe nk'uko Imana yabuguhaye, cyane ko murabizi no mu buzima busanzwe iyo umuntu afite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga nta wundi muntu atiza urwo ruhushya, niwe wenyine ruba rwanditseho mu mazina ye hariho ifoto ye. Iyo bagufashe rero utwaye ikinyabiziga ukerekana perimi watiriye, ntabwo icyo gihe bakumerera neza. Rero iyo umuntu agiye gukorera uruhushya rwe rwo gutwara ikinyabiziga nyine araruvunikira akarubona, n'ibyo bintu inzego z'umutekano cyangwa polisi zikabimwubahira kubera ko aba arufite. Iyo bamuhagaritse bakamubaza ngo ese ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga akarwerekana, arakomeza. Ariko bagufashe urwo ruhushya ufite warutiriye rutanditse mu mazina yawe, ngira ngo bakumerera nabi, cyaba ari icyaha gikomeye cyane. N'ubuzima rero nuko bumeze, ni wowe Imana ihaye access yo kuba wayobora ubuzima bwawe ukabushyira mu kaga, cyangwa nyine ukabasha kuba wabushyira ku gasongero k'ibyiza nk'uko duhora tubivuga buri munsi. Tuba dushaka nyine gufayitinga kugira ngo natwe tugere ku cyo twifuza, tugere kuri bya bindi twasariye twakuze dukunda twabonye ku bandi. Abandi dufite abantu twireferaho twese, ukavuga uti wenda njyewe ni kuntu uriya muntu ameze, ubuzima abayemo nanjye nibwo nifuza kuba nabamo, nyine nkahavansa nkatera imbere mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hano rero turaza tukiga amasomo y'ubuzima agiye atandukanye, inama za buri munsi, ibiganiro bitwubaka bitwungura ubumenyi bugiye butandukanye, tugamije kugira ngo twige, kubera ko nyine isi nk'uko nabibabwiye idusaba guhinduka buri munsi. Niba utarakora subscribe rero uri kudukereza, kubera ko dushaka kubaka umuryango mugari wa The Bridge TV, tugiye kujya twigiraho amasomo y'ubuzima agiye atandukanye, inama za buri munsi, ndetse ukabifata nk'ishuri nyine buri munsi uko ubyutse ukaza ukareba ese n'iki uyu munsi. Dushaka kujya dukora impinduka za buri munsi, kuko buriya ubuzima tubamo usanga ari bwa bundi bita gahezo, bumwe ubamo nyine ukumva warabyakiye, ariko buri munsi dushaka kujya dukora ikintu gishya, dukora impinduka, twige buri munsi uvuge ngo uyu munsi nungutse iki ngiki, uyu munsi ngomba gukora iki ngiki. Nibwo buzima rero dushaka kubaka. Kora subscribe niba utarayikora rero, usharinge bagenzi bawe, ukande like, comment, igitekerezo cyawe kiba gikenewe cyane ko iyo turi kwiga nka gutya nyine uvuga uko ubyumva, nawe uhejwe uraza ukandika ukavuga uko ubyumva. Ushobora kwibaza rero ngo uyu munsi tuje kwiga iki? Tuje kwiga ngo cyangwa tuje kureba ese ibintu ucamo cyangwa wowe ubwawe wimariye iki mbere yuko ushinja abandi ko batagufasha. Ngira ngo mu buzima bwa buri munsi ducamo ubundi tuvuga yuko hari abantu nyine bakagombye kuba batureberera, cyangwa nyine bakagombye kuba badufasha, bakadufasha nyine kwavansa cyangwa gutera imbere, baduha amafaranga tukayifashisha tuyakoresha nk'igishoro, baduha inama zigiye zitandukanye. Ariko by'umwihariko ikintu tuba dushaka nyine tuba dushaka cya gishoro, kandi nyine abenshi bavuga yuko ubundi igishoro cya mbere ari ubuzima. Hanyuma rero ubundi ikintu cya mbere yuko wenda tuza kuvuga ibintu byinshi, ikintu cya mbere wakagombye kumenya, wafata nka introduction y'ubuzima bwawe cyangwa ubuzima urimo bwo guhiga ibyiza cyangwa uri guhiga amafaranga, wakagombye kumenya yuko ni wowe wa mbere ubuzima bwawe bureba. Nk'uko twabivuze, ni wowe muyobozi w'ubuzima bwawe wenyine, abandi bashobora kuza nyuma ari nka favor Imana igukoreye, cyangwa nyine kuba byaba nk'inyongezo, ariko wowe se bwa mbere ubundi urajya gushinja abantu ngo nago nyine ngo urumva ngo nago bari kumfasha, nta kintu bari kumfasha. Baravuga ngo nobody care you, nta muntu ukwitayeho, nta muntu uri gukeyaringa ibyo urimo nibyo uri kubibona, ariko se wowe ku giti cyawe wimariye iki? Baravuga ngo buriya umugabo nyine, abantu bajya baca imigani usanga bavuga ngo nari umugabo ntihabwa intebe, kuko ushobora kuba wenda waravutse umuryango wakwitayeho, kubera ko iyo umuntu akiri umwana, ari n'umuhanzi wabivuze ngo iyo uvutse uri uruhinja abantu baba bakwitayeho, baragusura, bakaza nyine bakaza kukwita izina, bakakwishimira kubera ko ubu ikintu gishya kije mu muryango. Ariko buriya gukura, ntabwo nababwiye ngo iyo udashaka ko ubuzima bwawe bukubera nk'igihano, kuba uriho iyo udashaka ko kuba uriho byakubera igihano, uragerageza nyine ubuzima bwawe ukagira level bushyiraho, ukagira ikintu ushakisha nyine cyagukura kuri level uriho, kikaba cyakugeza ku yindi level wifuza, ku buryo umuntu wese akubona akakubonera mu ndorerwamo y'icyizere cy'ejo hazaza. Rero iyo ugiye kuba muri bwa buzima twita ubw'agahezo, ugaheza ugatangira gushinja abantu yuko ngo batagufasha, ugatangira kuba wumva yuko hari abantu bafite inshingano zo kuba bakwitaho batari kukwitaho, uba uri guhatiriza ubwonko bwawe yuko nyine gutuza
kandi twabonye ko ikintu cyo kuvuga ngo uriyakiye uturije ubuzima urimo ni bya bintu nyine bidusubiza inyuma. Niba rero utangiye guhatiriza ubwonko bwawe yuko ngo hari abantu bakagombye kuba bagufasha batagufasha, bucika intege. Ubundi usanga mu buzima busanzwe ukuri k'ubuzima ukuntu kumeze, wakagombye kuba byibuze nyine ufite wenda umuntu ugufasha, yaba ari inshuti yawe, yaba ari umubyeyi wawe, yaba ari undi muntu nk'imiryango igiye itandukanye ifasha abantu. Nibyo niba ubonye izo favor ni byiza, ariko si wowe ku giti cyawe. Ni byiza ko wowe ku giti cyawe rero waba wiyumva yuko nta muntu utegereje ngo aze kugufasha, kuko kuri iyi si ngira ngo murabizi, ku isi yose, simvuge mu gihugu cy'u Rwanda gusa cyangwa mvuge ngo muri East Africa, ku isi yose ukuri guhari usanga iyo umuntu avuye mu buzima cyangwa nyine agize ikibazo ku giti cye avuga ngo iki kibazo ni icyanjye, kirandeba, kirambabaje, handi ugira amadepresiyo, handi ushobora kubura ibintu wakundaga, handi mu kazi bakwirukana, uzareba ubone n'ubundi ku isi nta kintu cyahindutse. Ubuzima burakomeza, niba ari ku maduka uraca bari gucuruza, imodoka mu muhanda ziragenda, bivuze ngo nyine nta muntu witaye kumenya ibyawe. Niyo mpamvu bavuga ngo nta muntu ukwitayeho, wowe niwe wakagombye kumenya ibintu urimo ukora, ese ngiye bimariye iki, ukamenya ese ubundi abantu uko nirirwa mbablaminga ngo nta kintu bamfasha, ngiye nifashije iki. Niyo mpamvu rero uzasanga ibintu bari kudushinja hano hanze, cyane cyane abajene, ngo turi gukomeza ngo kwandagara, ugasanga barimo kuvuga ngo ni natwe twijandika mu biyobyabwenge cyangwa izindi ngeso mbi zigiye zitandukanye. N'ibyo byose rekera aho ngaho kugira umuntu ushinja yuko atagufasha. Icyo ni kimwe. Ukamenya yuko ubuzima bwawe ari wowe muyobozi wabwo, ni wowe utwaye ubuzima bwawe, ni wowe mushoferi ubutwaye, ubujyanye aho ushaka. Rero kwirirwa ufata ubuzima bwawe ugashaka kubutereka ku muntu, ukavuga ngo abantu twiganye urabona bagezeho nta kintu bari kumfasha, urabona ababyeyi banjye bafite amafaranga ariko nta kintu bari kumfasha, urabona inshuti zanjye zigiye zitandukanye nta kintu ziri kumfasha, ahubwo nyine ngewe wenda nyifite ibiceri cyangwa anyifite amafaranga yanjye nagiraga ukuntu mbafasha, mbagurira se cyangwa tugasohokana nkajya no kubitaho tukishimana, ariko dore byaranze bari gukomeza kunyitatura cyangwa kungendera kure kubera ko byanze. Ibyo byose rero ni ibikorwa bihatiriza ubwonko gukomeza kwiyumva nk'aho wacitse intege, handi uvuga ngo depresiyo zakuzamukanye, hamwe uvuga ngo abantu bakwanze, ngo abantu b'isi ngo babaye babi. Nta kuntu wavuga ngo abantu b'isi, ubundi umuntu yakagombye kuvuga ngo abantu b'isi ni babi cyangwa isi yarahindutse, ari uko wowe utari muri abo bantu. Wenda waravuye ku isi, Imana yaraguhamagaye ukagenda, cyangwa wibereye mu ijuru, nibwo wakavuze ngo abantu b'isi babaye babi. Kuko bivuze abantu nyine twese turimo, ni njye, ni wowe, ni bariya, ni babandi bose twirirwana, kandi nawe uburimo. N'uriya rero uri kuvuga ngo ufatiraho urugero uvuga ngo abantu b'isi babaye babi, nawe hari igihe agera ahandi iryo akavuga ati abantu b'isi nabo babaye babi. Nta mpamvu yo gukomeza kwitana ba mwana rero, cyangwa ngo ufate ikibazo cyawe ugishyire ku muntu yewe kitanareba, usange rimwe na rimwe wamwisizemo, ari wandi wiremo mu rwango rutagize n'icyo runamaze. Niba umuntu atagufashije, yes nibyo ntago agufashije kubera ko wenda atabishaka cyangwa kubera uwo mutima atawufite, ni byiza, ariko se wowe nyuma yuko uri kublaminga abantu ni igiki uri gukora? Ngiye narababwiye ngo nta kibazo gusara, nta kibazo kwitwa inakoreka, kubera ko n'ubundi tujya tubona yuko hari ibintu byinshi tugenda duhunga cyangwa duta mu buzima bwacu, wenda bitewe n'aho twakuriye, bitewe na sosiyete dukuriyemo. Ugasanga ngiye nakuze nshaka kuba wenda nk'umuhanzi, nakuze nshaka kuba umukinnyi w'umupira, ariko kubera ko sosiyete mbamo uko ifata ibintu, ababyeyi banjye bavuga bati ase biriya bintu ni ibiki, ko mbona ari iby'abarara, ko mbona ari ibintu by'abantu batagira discipline, uri kubijyamo mu biki, bagatangira kugufata nyine mu gihanda utakagombye kuba urimo, bakavuga bati niba uno mwana atangiye kujya muri ibi bintu yarasaze. Ariko iyo ubikoze bikagira ikintu bitangira kwinjiza, bikaba byabasha kuba wenda hari ikintu wakwigezaho, bakabona umeze neza mu bijyanye n'amafaranga, hari inama uri kugira bagenzi bawe cyangwa abana no muri karitsiye wakuriyemo, bari kugufata nk'icyitegererezo, bakukurebera mu ndorerwamo, nabo bifuza kuba bakwireberamo. Aho ngo nibo batangira kuba bavuga bati ibintu bimeze neza, umwana wacu ari kuduhesha ishema. Niyo mpamvu rero mbabwira ngo ni wasara ikintu wakora cyose, ariko uzi neza yuko kigufitiye akamaro, uzi neza yuko gifite ibintu kizakugezaho muri rusange. Ubwo icyo tuba tuvuga ni amafaranga cyangwa imibereho myiza, nyine niyo umuntu aba yifuza, gikore. Nababwiye ngo gusunika iyi minsi, kugira ngo usunike ino minsi igende, no guhanga imirimo. Ushobora kuba uvuga ati turi sad generation, twarababaye, ibintu byaragoranye, reka twinywera ibi n'ibi bijyanye n'ibiyobyabwenge, reka twikorera ibintu byose, twebwe nta kintu turi kuruhira cyangwa nta kintu duhomba. Igihe rero watangiye kumva yuko nta kintu uhomba, ni nabyo mbabwira, uba watangiye kwibura. Buriya watangiye kwibura, buriya nyine mpamvu bavuga ngo ibintu byose wabibura
ukabura amafaranga, ukabura umubyeyi, ukabura inshuti, ukabura abavandimwe, ukabura buri kimwe, ariko iyo watangiye kwibura wowe ubwawe biba byabaye insazi. Reka nkoresha imvugo yitwa ibisazi kuko nimwe mukunda kuvuga ngo ibintu hano hanze ni ibisazi. Hanyuma rero niba wowe wumva yuko ukwiye gutera imbere, ukwiriye kuba washaka amafaranga nawe ukiteza imbere mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ukwiriye kuba wamenya ibyawe, Imana ikabigufashamo, cyane ko bavuga ngo buriya mugabo nyine arangwa no kugigira kandi Imana ikamushyigikira, ntabwo waba wagigiye ngo ubure kubona umusaruro. Ushobora kuba mukeya ariko gahoro gahoro nirwo rugendo, kuko na mbere kwicara ikintu cyonyine ushobora kubona wicaye kibaho, ngewe nzi ndi umuhamya wabyo, ni ibitotsi. Ushobora kwicara ukabona ibitotsi ariko nta kindi kintu ushobora kubona, kandi nabwo wicaye nabi nta bitotsi wabona. Rero tugomba kumenya yuko ibintu byose kugira ngo tubibone, kugira ngo tubigereho, ni kwa gufightinga buri munsi. Nta muntu utwitayeho, barahari batureberera, ariko ibyo bijye biba nk'inyongezo Imana iduhaye, bijye biba favor yo ku ruhande, kubera yuko nyine hari n'abavuga yuko buriya ngo iby'ubuntu bitera ububwa. Hari igihe ushobora gusanga n'ubundi babigwanya ntibigire icyo bikumarira. Gusa ukuri kw'isi guhari, buri muntu wese yakagombye kuba umuyobozi w'ubuzima bwe, aba ari ryo somo ry'uyu munsi wundi utahana. Wakagombye kuba ari wowe wa nyawe wishinja ngo se kubera iki ngiye nta kintu nifashe, mbere yo kugira ngo ujye kublaminga abandi, kuko uvuka wavutse uri umwe. Niba waba waravutse muri impanga, ushobora kuba witwa Sandrine, undi wenda akaba yitwa Clarissa, mwaravukanye muri impanga. Rero niyo mpamvu wowe wa nyawe uba ugomba kuvuga ngo ese ni iki ngewe nifashiye, mbere yuko tujya kublaminga abandi. Kandi iyo ngisaba jene bose turayifite yo kuvuga ngo ibintu nibisa. Niba uri kubona byarabaye ibisazi, utegereje iki? Nta gihe cya nyacyo kibaho, ahubwo dutangire dusare, tugira ute tubona salari, no gusara dusaba salari kandi ikaboneka ku kabi nakeza. No gufightinga rero no kwiga buri munsi amasomo agiye atandukanye. Ubwo mba nkurabuye, mba nkunushe, kugira ngo tudakomeza nyine kwandagara hano hanze. Nakubona umujene ugeze mu myaka 20 n'ingahe, ufite ejo heza, uri gutekereza yuko ibintu bizagenda neza, ari gutangira kwirirwa ashinja abantu ngo urabona ngo banze kumfasha, ngo nta kintu bamariye. Niba waragize amahirwe ukanakandagira no mwishuri ukaba warize, cyo nicyo gishoro cya mbere. Ufite ubuzima ugihumeka, udafunze, udafite ubumuga bukubuza kugenda, haguruka ugende bro, haguruka ugende, urebe ukuntu ibintu hanze bimeze. Izuba rigukande wumve uko bimeze nyine. Abanga izuba rikugira yero nyine, kugira ngo payment izaza ari amayero. Ubuzima bugomba kugukanda. Imana yonyine niyo ugomba gushinja yuko yenda itagufasha, ariko abandi bantu bahanze ni mubihorere, ni mubakure mu majwi. Niba Imana yarakuremye, izi mpamvu yakuremye, izi mpamvu yagusize hano hanze, izi mpamvu yatumye uvukira muri uriya muryango wita ko ari mubi, izi mpamvu yatumye uvukira muri ibara ziriya nshuti zawe wita ko ari mbi. Rero reka kublaminga abantu, wewe blaminga ubwawe, cyangwa byose biragize ja, niwe muremyi wa byose. Nicyo mbifuriza mwese, mukomeze musenge kugira ngo ja bitubashishe dutere imbere. Abajene mukomeze muze dukore subscribe, twubake kino kiraro, tugiye kujya twigiraho amakuru menshi. Ikindi nta muntu uhejwe, kandi like, usharinge bagenzi bawe, utere comment, unatubwira igitekerezo waba utekereza, cyangwa ikindi waba wifuza ko tuzakoraho ubutaha. Hano ni ku ishuri, ni kuri The Bridge TV. Nge ndabashimiye, mba ndi Kivu West, mba mari buri munsi ibiganiro narakagaruka. Icyo usabwa no gukora subscribe, tukubaka umuryango mugari wa The Bridge TV, dukomeze twubaka ishuri. Ntabwo wakwanga kubaka ishuri uzajya wigiramo, cyangwa ngo wange kurikoramo amasuku kandi urigiramo. Dukomeze rero tuzamure YouTube channel yacu. Nge ndabashimiye, mukomeze mugire ibihe byiza, imigisha y'Imana, mukomeze muyisengere kugira ngo atubashishe. Ndabashimiye.